Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu avugwe neza official. Nejejwe n'Imana kubw'uburinzi bwayo bukomeye. Imana yabaye mu ruhande rwacu, Imana yakomeje kutuzigama. Twari tumaze iminsi turi kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko kandi iminsi yose tumaze, iminsi yose yo kubaho kwacu, twabonye ukuboko kwiza kw'Imana, twabonye ineza yayo, twabonye uburinzi bwayo bukomeye. Ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Imana ibahe umugisha. Ebwe mubana natwe umunsi ku wundi, ebwe mugira umwete wo kumva ijambo ry'Imana, ebwe mukunda ko Umwami Yesu avugwa neza. Izina rye izina ryiza rimara imibabaro, izina riruta amazina yose yo mu isi, izina ryiza riri mu buzima kandi riri mu bugingo. Dushimiye Imana rero ko yongeye kuduha umwanya mwiza. Reka dusenge Imana hanyuma tuganire ijambo ry'Imana numva riri ku mutima wanjye uyu munsi, kandi umuntu wese Imana imuhe kunguka mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Imana ishobora byose, Mana nkuru, Mana yo kwizerwa kandi Mana yo kwiringirwa, ndakunezerewe uyu munsi kubw'uburinzi bwawe bukomeye. Gushimiye ineza yawe itagira akagero, gushimiye urukundo rwawe rwinshi rutarondoreka, gushimiye kuri Imana izi gutabara no gukiza, gushimiye ko waturinze iminsi yose tumaze, ubugingo n'umubiri byose byarinzwe n'imbaraga zawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe Uwiteka. Nkundira tukugire umugisha uyu munsi, kuko utwongeye umunsi w'umugisha, kandi ijambo ryawe tugiye kumva rigira umumaro, rigere kure urituma aho ushaka. Umuntu wese uryumva yunguke kandi agwize imbaraga bundi bushya. Umwuka w'Imana abe hagati muri twebwe, abumva nanjye uvuga, twese twunguke kubw'izina ryawe. Kandi unyemerere bafite ibibazo basubizwe nawe, abarwaye bakire, bahagaritse imitima yabo yuruke kubw'ijambo ryawe. Uhumurize abantu bawe kuko uri Imana. Ndagushimiye ko ugiye kubana natwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana nishimwe. Dusome ijambo ry'Imana tugiye gusangira uyu munsi. Turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Turasoma ibice byaho 40, igice cya 40 mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Turasoma ku murongo wa 12, tumanuke dusoze icyo gice, turagisoma cyose. Imana iri mu ruhande rwacu, kandi Imana icyo ishaka ko twumva nicyo twumva. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Amagambo haranditse ngo uburyo Imana ikomeye. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ninde wigeze kugera amazi y'inyanja ku rushyi, akageresha ijuru intambwe z'intoki, akabara indengo yajyamo umukungugu wo ku isi, agashyira imisozi mu gipimo n'udusozi akatugera mu minzani? Ninde wigeze kugenzura umwuka w'Uwiteka, akawuhugura nk'uwugira inama? Ninde wigeze kugira inama? Ninde yigeze kugira inama, kandi ninde wigeze kumwigisha, akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera, akamwigisha ubwenge, akamuha uburyo bwo kwitegereza? Dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi, agereranywa n'umukungugu ufashe ku minzani. Dore aterura ibirwa nk'uterura akantu gato cyane. I Lebanoni ntihaba inkwi zo gucana zihagije, kandi n'inyamaswa zaho ntizashyika kuba igitambo cyoswa. Mu maso y'amahanga yose ni nk'ubusa, kuri we abarwa nk'ubusa, ndetse ari hanyuma y'ubusa. Nuko rero Imana mwayihwanya nande, cyangwa mwayigereranya n'ishusho ki? Dore igishushanyo kibajwe, umucuzi abanza kukiyaza, umucuzi w'izahabu akagiteraho izahabu, akagicurira imikufi n'ifeza. Umutindi utabona ituro ringana rityo, ashaka igiti kitazabora, maze akishakira umukozi w'umuhanga wo gushinga igishushanyo kibajwe kitazakuka. Mbese ntimwamenye kandi ntimurumva? Ntacyo mwabwiwe uhereye mbere na mbere, uhereye igihe isi yaremewe,
ntacyo mwasobanuriwe. Iyo niyo yicaye hejuru ku rusenge rw'ijuru. Abaturage bo mu isi bameze nk'ubuzukira, n'ibamba ijuru nk'inyegamo, ikaribamba nk'ihema ryo kubamo. Ibikomangoma ikabihindura ubusa, n'abacamanza bo mu isi ikabahindura ibitagira umumaro. Ni ukuri niyo bagiterwa ni koko iyo bakibibwa. Ni ukuri niyo bagiterwa ni koko niyo bakibibwa, kandi igiti cyabo niyo kigishora amazi mu butaka. Imana ibahuhaho bakaraba, umuyaga wa serwakira ukabayora nk'ibishingwe. Nuko rero mwangereranya nanjye de twasa, niko Uwera baza. Nimwubure amaso yanyu murebe hejuru. Ninde waremye biriya, agashora ingabo zabyo mu mitwe zose, akazihamagara mu mazina, kuko afite imbaraga nyinshi, akagira amaboko n'ububasha. Nicyo gituma nta na kimwe kizimira. Yewe Yakobo, Israheli, iki gituma wiganyira, avuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza. Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, umuremyi w'isi, w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyiha intege abarambiwe, kandi utibashishije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko bategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Imana yacu ihabwa icyubahiro, kandi Imana yacu ishyirwe hejuru. Dusomye ijambo ry'Imana ritwereka uburyo Imana ikomeye, nk'uko umutwe w'iri jambo wabivuze, uburyo Imana ikomeye, uburyo Imana yihariye, uburyo Imana ifite imbaraga n'ububasha kubiri mu isi ndetse no mu ijuru, uburyo Imana ari inyamaboko, uburyo Imana ari inyembaraga, uburyo Imana ari umuhanga. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwira uburyo gukomera kw'Imana kuri, ngo ni Imana ifite ububasha bwo kugera inyanja, ikagera imisozi, ikagera ikirere, igapima, ikamenya ingabano zabyo, kuko niyo yabishinze, niyo yabiremye, niyo yabishyizeho. Kandi ni Imana izi buri kimwe cyose ku kigero cyacyo, kandi ngo birayubaha, birayumvira, niyo ibihamagaye biritaba. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Nuko hari ibibazo byinshi twagiye tubazwa muri iri jambo, ngo mbese ninde wigeze kugera umwuka w'Imana ukura akabasha kuwugera? Ninde wabayeho washoboye gukora ibyo ngibyo? Ijambo rikabaza kandi ngo ninde wigishije ubwenge iyi Mana? Ese mwebwe aho mwabereye mwigeze mwumva aho yaba yarigishijwe n'umuntu? Ntawe, ntawabayeho. Imana yihariye ubwenge mu gukora, mu gukiza, mu gutabara. Imana yacu nishimwe, kandi Imana nihabwa icyubahiro. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ububasha, kandi ibyo yakoze n'ibyo igenda ikora birushaho kugaragaza no kwerekana ububasha n'imbaraga Imana ifite. Ijambo rikabaza ngo ninde Imana yigeze kugisha inama? Mbese ninde mu bantu Imana yagisha inama? Wenda ngo ngira inama, iki kinaniye kugikora, nyobeye uko nkigenza, sa n'umpa ubwenge, sa n'unyungura. Ni Imana yihagije, ni Imana izi ubwenge, ni Imana iteye ubwoba, ni Imana ishobora byose. Imana yacu nihabwa icyubahiro, Imana nishyirwe hejuru. Rero ijambo yatubwiye ngo buriya amahanga cyangwa se ibihugu cyangwa se ababibamo, ababigize, abakomeye babyo, aboroheje babyo, abacishijwe bugufi cyane hanyuma y'abandi, abanyacyubahiro, abatunze, abanyabubasha n'abanyabushobozi, abazi iby'ikoranabuhanga, abazi iby'ubuvuzi, abazi ibindi byose by'ubwenge, ngo bose ni nk'ubusa imbere yayo. Ngo mu kanya gato ibasha kuvuga ngo biveho, ikabihuha, ngo n'umwuka wayo bikaba ubusa, bikaba umuyonga, bigashyiraho, bikavanwaho. Imana idutabare cyane. Ni ububasha Imana ifite. Iyo ireba ikitegereza amahanga, ikitegereza ibihugu, ikitegereza ububasha bw'abantu, bwa bundi twebwe tureba tukavuga ngo bariya barashoboye, aba barabashije, ibyo bakora biragaragaza ko ahari benda
kwigereranya n'Imana cyangwa se ahari bafite ubushobozi. Bamwe bakavuga bati nta n'Imana ibaho, dukurikije ubushobozi dufite, dukurikije ibyo dukora, dukurikije ubwenge, dukurikije ibyo twahimbye, ibyo twashyizeho, dusanze nta Mana iriho. Bakabyemeza, bakaba ni abahanga rwose bazwi, babyanditse. Ndetse hari n'abandi babyize uko amashuri agenda agwira, bakavuga bati burya Imana ntayibaho, ntabwo ishoboye, ntabwo ikora, ntayiriho, n'ubwenge bwacu. Ariko ijambo riravuze ngo mbese ninde mu bantu wigeze kwigisha Imana ubwenge? Ninde wigeze kuyigira inama? Ninde uriho wavuga ngo mpamije kwitabaho kuko ninjye uyigira inama, mpamije ko idashoboye, ninjye uyigira inama, ninjye uyigisha, ninjye uyereka ibyo igomba gukora? Ni ukuri ijambo riravuze ngo umuntu ntawe uriho, nta n'uwabayeho. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Iyo yitegereza amahanga ngo uku twe tureba tukavuga ngo aba barakomeye, aba bameze uku, bariya bameze uku, tukabashyira mu byiciro, Imana y'ibireba ibibona nk'ubusa, n'ubusa, n'utuntu duto cyane. Ngo ni utuntu duto cyane, niko Bibiliya ivuze. Imbaraga zacu, imbaraga zabo, imbaraga zanjye, imbaraga zawe ni ibintu bigufi cyane. Imana ahantu igeze ukuboko, Imana ahantu igeze imbaraga, Imana ahantu igeze ubushobozi, ni ahantu kure hatagerwa n'ukuboko k'umuntu uwo ari we wese. Imana ishimwe. Buriya hari ahantu ukuboko k'umuntu kugera mu by'ubushobozi Imana imuhaye cyangwa Imana imutije. Rimwe na rimwe akavuga ati ninjye ubikoze, ndashoboye. Iyo ngize icyo nkora kirakoreka, iyo nteguye umushinga nkukora neza nkagera ku ntsinzi yanjye, iyo ngiye mu mashuri mbikora neza nkagera ku ntsinzi yanjye, iyo mbyutse mu gitondo mpanga imishinga yanjye y'umunsi nkayikora neza, inyungu nkazibona. Umuntu yabona ibyo biri gukunda akavuga ati njyewe ibintu byanjye mba nabipanze neza. Ni ukuri burya Imana itakugiye imbere ntabwo wahirwa, ntabwo byakunda, kuko ukuboko kwawe kugira aho kugarukira, ukuboko kwanjye kugira aho kugarukira, n'ijisho ryanjye rigira aho rigarukira. Uko ntekereza ibyo bitekereza nazi uko ngerayo nuko ngaruka. Ariko Imana, aleluya, Imana y'inyabubasha, Imana y'inyembaraga, iyo ngiye imbere ikakugenda imbere. Rimwe na rimwe abantu bajya batekereza ko byakoretse kubera ko bazi gupanga neza gahunda, byakoretse kubera ko bazi kwiga neza imishinga, byakoretse kubera ko ahari bazi gupanga bakaba barateguye neza ibishoro byabo. Ariko ndumva nshaka kukwibutsa mugenzi wanjye ko ukuboko kwawe kugira aho kugera kukananirwa, kugira ahantu kugarukira, kuko hari Imana isumba byose, hari Imana isumba imbaraga z'abantu, hari Imana isumba ubushobozi bwacu. Ni Imana yo kwizerwa. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icyubahiro, kuko ubushobozi bwayo n'imbaraga zayo tubibona umunsi ku wundi mu by'imbaraga igenda idukorera. Imana yacu ntihabwa icyubahiro cyane. Kenshi abantu bakunda kubona Imana ko iriho, cyangwa kuvuga ngo tubonye ko noneho tuyikeneye bageze mu makuru. Baba babona bari mu gihe bizinesi zigenda neza, ubuzima bumeze neza, yakoze kontrole y'ubuzima agasanga nta kibazo afite, akavuga ngo Imana ntabwo iriho. Ariko mugenzi wanjye ndagira ngo nkwibutse ko Imana iriho kandi ifite ububasha ku mwuka wawe ndetse n'uwanjye. Isaha ku isaha yakora ahantu hato cyane umwuka ugahera. Rero twongere twibuke kubaha Imana, kuyubahisha, tugerageza gukora ibyiza, ibibi bikaza tugasanga twaguye mu ntege nke. Ariko umunsi ku wundi byitoze, nawe ubyitoze, tuvuge ngo hari imbaraga zindi zisumba byose, ibasha gukontorora, ibasha kumenya aho njyewe nari bugere, ikambashisha kuhagera. Nuko more ntekereza ko izo mbaraga z'Imana nkwiye kuzishimira, kandi nkwiye kuba Imana kubw'uwo murimo mwiza iba yakoze wo kundamiza ukuboko kwayo gukomeye, wo kukuramira nawe ukaba uriho ushima izina ry'Uwiteka. Imana yacu ntihabwa icyubahiro cyane. Nuko Imana ibaza Yakobo ngo mbese Yakobo nturabimenya, ntabwo urabyumva? Imana ihoraho umuremyi w'isi ngo ntabwo iruha, ntabwo inanirwa, ntabwo irambirwa, ntisinzira, nticogora, ahubwo ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, kandi ni ukuri ngo bazagwa rwose. Abiringiye abantu barabahemukira, babahanga amaso bakabakoza isoni. Dawidi yabivuze neza muri Zaburi 118, aravuga ngo kwiringira Uwiteka
ni iby'igiciro kuruta kwiringira abantu cyangwa kwiringira abakomeye, kuko abasore b'imigenda bo bazacogora, bazaruha, bazagwa rwose, imbaraga zabo zizashira, hari ahantu bazagera ntibaharenge, hari ahantu abo wiringiye bazagera hakaba umuryango badashobora kwinjiramo bagahezwa inyuma kuko nabo ni abantu. Hari ahantu ubutunzi ugera ntibubashe kugutambutsa, wari ubufite ukabona bubaye imfabusa kandi buhari. Hari ahantu ugera amashuri nagutambutse wayiringira ukavuga ngo ngewe mfite ibintu byinshi nize, mfite ubumenyi buhambaye muri ibi na biriya, ukumva Imana uyishyize ku ruhande. Ndagira ngo nkwibutse ko ibyo byose bigira iherezo kandi bishira. Imana idutabare cyane. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, bazagwa rwose, ndetse abafite imbaraga zizagera igihe zidashobora kugira icyo zibamarira. Abiringiye ubutunzi bwabo ari aho bugera bugacika amazi bukaba ubusa. Ijambo ryarambwiye ngo mbese imfatiro zisenga umukiranutsi akora iki? Imana itugiriye neza cyane. Imfatiro zo mu isi zijya zinyeganyega, zijya zivaho zigakurwaho, cyangwa se zihari zikamera nk'izidahari. Imfatiro rw'umuryango ushobora kurwiringira ukabona urawufite wubakitse umeze neza, unabanye neza, byose ari byiza, ariko bugaca mu gitondo ugasanga urwo rwakuweho cyangwa rwanyeganyese. Urufatiro rwo mu bana rwanyeganyega cyangwa rugakurwaho. Urufatiro rw'ubutunzi rujya runyeganyega ukabona bwakozweho, wakora ukabona ntibigenda nk'uko ejo byagendaga. Urufatiro rw'amashuri rujya rukorwaho ukabona rwose diplome zikubanya ibipapuro bidafite umumaro, ukabara imyaka ukabona biragucanze kandi warasomye ubyumva ubizi neza. Mani tugirire neza. Izo ni imfatiro zo mu isi zijya zinyeganyega cyangwa zigakurwaho, ariko urufatiro rusenywe umukiranutsi yakora iki? Umukiranutsi arasenga, yegera Imana akayiringira, akayibwira, kuko ntabwo igitetereza abantu bayisunga, ntabwo ijya ireka abantu bayihamagara, abantu bayubaha, ntabwo igireka kubitaho no kubabungabunga. Imana ishimwe, arishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Rero ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe. Ibindi bintu byose duhanga amaso mu isi tubikanira, tugashyira imbaraga nyinshi ngo tubigereho, tukabiha n'umwanya munini cyane, tukabura n'iminota mike yo guha Imana. Ndagira ngo nkwibutse ko birangira. Imana idutabare cyane kandi tugirire neza. Hari umubyeyi wigeze kubwiriza rimwe ari mu iteraniro, aravuga ngo aho gutinda mu bitaro ngo watinda mu nzu y'Imana. Imana ishimwe cyane. Kenshi igihe tugezemo umuntu arajya no mu rusengero akabara iminota ati bizinesi zanjye zirahombye, bakigisha ijambo ry'Imana arimo gutekereza ibyo yasize, arimo gukora imibare mu mutwe ari irimo gusa. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko kubana n'Imana nta gihombo bigira, gutindana n'Imana nta gihombo bigira, kuko ibindi birashira, ibindi birarangira, ibindi bibubusa ubireba ukavuga ngo niki kibaye. Ariko kwiringira Imana ntabwo bikoze isoni, kwiringira Imana ntabwo bikoreza umuntu amaboko. Ubwo rimwe na rimwe hari igihe umuntu w'Imana hajya agera mu gihe ngo agasa naho atakiri kumwe nayo, akagira ngo hari muteye umugongo, ariko Imana ibihari. Imana ishimwe, ntabwo Imana yagusize, ntabwo yakwirengagije. Ewe Yakobo we, ntabwo Imana yagusize, kandi humura, Imana iragukunda, ikwitayeho, iracyakuzirikana. Burya mu mubare w'abana mu rugo iracyakubara, humura. Imana muri plan igira uracyabamo, humura, girira Imana icyizere. Basore b'imigenda bazacogora baruhe, ahanze amaso ibindi bintu bizarangira, biringiye amagare n'amafarashi bizashira, ari aho bazagera ntibatambutse. Ariko niba wariringiye Imana, komera, humura. Iki gitumye wiganyira ukavuga ngo Uwiteka ntarebe inzira zawe, ibyawe Imana irabyirengagije. Hoya, humura, ongera ugirira Imana icyizere. Ibindi bizashira, ibindi bizarangira. Uko Imana ikabaza ngo mwangereranya nande twasa, mwagereranya nande twahwana? Ese muri karitsiye aho utuye, ubwo haba ari ahantu heza ubona hateye imbere, ubona nyine hari mu cyerekezo kizima, ninde wagenzuye ukabona wamugereranya n'Imana? Uririmbye neza, aravuga ngo narebye hose, nashakashatse hose, nazengurutse hose, ngo nshakisha umuntu wawana n'Imana ndamubura. Imana ishimwe, nta muntu n'umwe wasa n'Imana. Awe bahwanye ubushobozi, nawe bahwanye imbaraga, awe bahwanye ububasha. N'Imana ikomeye, n'Imana yihagije,
ngo mbese ninde wigeze kugera ikirere akamenya ingabano zacyo? Ninde wigeze kumenya uko inyanja zireshya? Ninde wabimenya? Ninde wamenya umuyaga igipimo cyawo? Bahanga bajya babigerageza bakavuga ngo reka tuvuge iby'iteganyagihe, ngo umunsi ngo ubushyuhe ngo burapima gutya, ngo ubukonje buripime gutya, ariko baragereranya. Hari igihe bibangira bigapfa, kuko hari Imana ifite ubundi bushobozi. Imana ishimwe, hari indi mbaraga yisumba byose ibasha kumenya urugero rwa buri kimwe. Nuko ibirekura gake gake, ubundi ikavuga ngo ndarekura cyane, kuko ni Imana inyabubasha. Humura rero Yakobo we, gira Imana icyizere, ongera uyiringire. Abategereza Uwiteka, niko twasoje tuvuga, bategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, ngo baziruka be kunanirwa. Nubwo haba hari ibibirukankana, nubwo haba hari ibibaruhishe, nubwo haba hari ibiri inyuma yabo bibokeje igitutu, ariko ntabwo bazananirwa, ntabwo bazaruha. Bumva barushye bananiwe, bazongera bagaruke. Mana ishimwe, igitondo numvise ndi gufashwa n'akaririmbo numvise kavuga ngo nzicara ntegereze ku gasambi k'isengesho, ngo njye niho nzaguma, ngo niho hazava gutabarwa kwanjye, sinzavayo. Mana ishimwe, muri ibyarimba ngo sinzavayo, ni ukuri nanjye ntago nzavayo. Nawe reka kuvayo, komeza ugirira Imana icyizere, komeza ugume mu muhamagaro, komeza ugume aho ngaho yagusize, niwe uzatabarirwa. Muri ibyarimba aravuga ati zicara ntegereze ku gasambi k'isengesho, niho hazava gutabarwa kwanjye, sinzavayo. Arakomeza aravuga ati sinzavayo. Ni ukuri wiva ku Mana, urava ku Mana ugiye inshuti yanjye. Ahandi hose ko ari umusenyi, ahandi hose ko bitembanwa, ahandi hose haranyerera, ahandi hose haratenguka, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, baziruka be kunanirwa, ngo bazagurukisha amababa yabo nk'ibisiga, bazambikwa izindi mbaraga. Imana ishimwe, amen. Arishimwe, Maraki yabivuze neza, aravuga ngo hazaba umunsi utwika nk'itanura, uwo munsi ngo inkozi z'ibibi zizaba ibishingwe, ngo ariko abubaha Imana izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mabaya. Imana ishimwe, izuba ryo gukiranuka. Yesu Kristo ajya atungura abantu bamwubaha, babana nawe, akabaremera ubuzima, akabahindurira icyerekezo, akongera akababwira ngo nimubeho. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe, nubwo ugeragezwa uracyahumeka, nubwo urwaye uracyahumeka, nubwo ushonje uracyahumeka, nubwo ufite intambara n'ibigeragezo uracyahumeka. Ongera urigirira Imana icyizere. Abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, baziruka be kunanirwa, kandi ntabwo bazananirwa rwose. Nta kibazo ufite cyaruta kuba Imana iterura umusozi ikawushyira ahandi. Nta kibazo ufite cyaruta kuba Imana ifata umuyaga mu kiganza igahuha ikavuga ngo niwerekera aho ukagenda. Nta kibazo ufite kiruta kuba Imana ibwira inyanja ngo jyaha ikahajya. Nta kibazo wagira cyaruta kuba Imana ifite ububasha bwo gukora ikimeze gutyo. Ni Imana y'imbaraga, amen. Imana y'inyabushobozi, ni Imana ifite ubushobozi bwo kubwira ikibazo ufite mu masegonda make ngo nigikurweho. Kandi wowe warakibariye imyaka, wowe warikibariye ibihe birebire, ariko Imana ifite ubundi buryo. Imana ishimwe. Igeze kureba ubuhamya nk'uko tuba tureba, nk'uko namwe muri bunkurikira ibyo mvuga, narebye ubuhamya, nkunda kureba ubuhamya cyane. Umumama arimo avuga ukuntu umwana we yagize ubumuga, akabumarana imyaka myinshi cyane, akamara imyaka myinshi afite isezerano umwana we azagenda, ariko akamara igihe abitegereje byaranze. Ariko Imana igiye kubikora, ntabwo yabikoze buhoro buhoro ngo aze buhoro ejo yongere, oya. Ahubwo ababyeyi bari ahantu babona umwana arabatunguye abagezeho. Ubwo buhamya nigeze kubureba. Reka mbabwire bene data, ntabwo mfite ikibazo, nawe ntabwo ufite ikibazo kiruta kuba Imana ibasha kwimura umusozi. Imana ishimwe ni nyabubasha. Akubaza ngo wayigereranya nande? Bahwana, basa, mubo wiringira, muwerekezaho amaso, inde wahwana nayo? Abantu babasha kugutenguha,
abantu babasha kukwirengagiza. Ariko reka nkubwire, nubona byanakunze bakumvise wababwiye bakumva, nubona byanakunze wabatakiye bagakemura ibyawe, jya umenya ko ari akariba Imana yafukuye ikabanyuramo. Ariko ukomeze kwiringira Imana kandi ukomeze guhanga amaso Imana, ntabwo izagukoza isoni. Imana ishimwe. Twari tuvuze ngo gukomera kw'Imana twakugereranya nande? Mw'isi ninde twayihwanya nayo? Reka kubangikanya Imana n'ibigirwamana, reka guhindura abantu ibigirwamana uvuga ngo Mana ni wowe wa mbere. Urimbyanjye avuga ngo namugize uwa mbere, namugize uwa mbere, aravuga ngo namugize uwa mbere. Yesu namugize uwa mbere, nawe jya umugira uwa mbere. Imana ishimwe. Imana ntihabwa icyubahiro kubw'ijambo ryayo, kubw'imbaraga no gukomera kwayo kwinshi, ubwo gukora kwayo twabonye nuko turi bubone, nuko tuzabona. Ariko nagira ngo mwibutse ngo wiringire Imana, ko abayiringira ntabwo izigera ibareka kandi ntabwo izabakoza isoni. Yesu ntabwo umugisha, kandi ni ukuri Imana ikomeze kuba mu ruhande rwawe. Ntucogore, ntucike intege, ntunanirwe ngo wumve wabivamo. Imba warabivuyemo ugaruke. Byashoboka ko wiringiye abantu bagutenguha, bikagutera gutera Imana umugongo. Abantu barantaye, abantu barandetse, abantu barantaye n'ubundi nta kijya kumara mu nzu y'Imana. Oya, girira Imana icyizere, izaguha abantu bashya, izaguha umugisha mushya, izakuremera andi maboko, izaguha ubundi buryo, uburyo bumwe bwanze Imana ifite ubundi. Iyo iriba rimwe rizibye rirangiye rikamye, Imana ifukura irindi. Imana ifite izindi nzira. Girira Imana icyizere. Imana ishimwe cyane. Gukomera kw'Imana yacu tukuvuze twakuvugaho byinshi. Abiringira ibigirwamana, ibishushanyo bibajwe bakakibumba mu izahabu, ariko kikanga ntikivuge ntigikore ntikinyeganyege. Byavuze ngo abakene badafite ubushobozi nabo ngo bakagerageza bagashaka igiti kitabora, bakavuga bati iki nicyo cy'Imana, wenda ntabwo kibora kizamara iminsi. Ariko bagera igihe bakeneye Imana, bakabura uwabatabara, bakabura uwabarengera. Byarabaye mu gihe cya Eliya, igihe abahanuzi ba Bali bavugaga ati Bali ngwino 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 utwika igitambo. Reka barahamagara biranga, ariko Eliya hamagaye Imana, Imana irururuka, Imana iraboneka. Imana ishimwe cyane. Wakongera ukagirira Imana icyizere, wagaruka ku Mana niba wumva wari witeye umugongo. Byashoboka ko wigeze kubana nayo neza, byashoboka ko mwigeze kugendana, igihe kikagukanga kikagukambura, ntambara n'ibigeragezo bigatuma uyivaho. Hari n'abandi muri biririmbye ngo batagwa mu butayu kubw'intambara n'ibigeragezo, bagakomeza bagahanyanyaza, ariko bagera i Kanani cyangwa mu bisubizo bakanyerera, bakagwa, bakibagirwa Imana. Byashoboka ko ugushijwe n'ibisubizo, ibyo wita ibisubizo, ibyo birangira nyine ukongera ugakenera Imana, ibyo bishira ukongera ukavuga ngo ahari nakongera guhurira he nayo. Nyemerera uyu munsi wongera uvuge ngo Mana, za mbaraga zawe nabonye, za mbaraga zawe numvise, bwa bushobozi bwawe, kwa gukora kwawe ndongeye ndagarutse. Mana ishimwe cyane. Niba wari waraguye, niba wari warasubiye inyuma, niba wari wibagiwe Imana, niba wari witakarije icyizere, niba wari uri kwivovotera no kwitotombera, ongera ugirira Imana icyizere, kwibasha guhindura ibintu nawe ukongera ukagira amashimwe. Imana ikumugisha. Reka dusenge. Niba wumvise iri jambo ukumva wungutse, uvuge ngo Imana ni ukuri munyabubasha kandi Imana ni nyamaboko. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusenge. Imana ishobora byose, tugushimiye neza n'imbabazi ugira, gukora kwawe kwinshi turakugushimiye, nuhabwa icyubahiro. Ni ukuri umugisha umuntu wese wumvise iri jambo, kandi umuntu wese umwagure, umuntu wese wongere kumuha kwizera bundi bushya. Ineza n'imbabazi ugirira abantu bawe bibomeho none n'iteka ryose, izina rya Yesu Kristo. Amen.